imitima yacu irakurase, imitima yacu irakuramya, imitima yacu iragushyira hejuru. Mwami, duhurije hamwe n'imitima y'abera hirya no hino, twongera kuguhamagara ngo ugaragare mu buzima bwacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, duhagaze tuvuga nk'uko umugaragu wawe Yohana yavugaga atwandikira atubwira ngo ni mwene data, ni ukuri ngo duhuje amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Uko niko turi Uwiteka Mana Nyiringabo, turaje n'abandi bera duhuriye mu makuba amwe agerageza bera abacogoje, ariko kandi duhuriye no kuba turi abami, turi abatambyi, turi mu bwami butagajuka, turi mu bwami budasenyuka, turi mu bwami bw'iteka ryose. Tukongera tugahurira no kwihangana kuri mu izina ryawe Yesu. Ngo yari ari ku kirwa cya Patimo bamuhora ijambo ryo guhamya, bamuhora guhamya Kristo. Uko niko tuje Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzamukanye n'imitima y'abera, tuzamukanye n'ubuzima bw'abahungu n'abakobwa duhuriye muri icyo ngicyo, twebwe abakwiringiye, twebwe abadafite ibyiringiro ahandi, twebwe abadahanze amaso ahandi, tuyahanze kuri wowe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ubwo bwami bwawe bukomerere muri twebwe, budushikamishe. Amaso yacu akurwe ku bitagira umumaro, amaso yacu akurwe ku bitagira icyo bimara, kubishira, akurwe kubiboze, aguhange wowe wenyine Mwami w'abami. Ndasengera abahungu n'abakobwa bawe, nanjye nisengera kugira ngo amaso yacu akurwe kuri ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo, tuyaguhange wowe wenyine, akurwe ku bantu, akurwe ku bintu, akurwe ku bihe, akurwe ku bigoye, akurwe ku byoroheje, aguhange wowe wenyine Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasengera bera barimo guca mu makuba nk'uko Yohana yaravuze ngo duhuje amakuba, ayiwe azanwa no gukurikira Kristo, azanwe no kwanga kureba hirya. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo imbaraga zawe zitumanukire muri iri joro, muri iyi saha, imbaraga zimanukira abahungu n'abakobwa barimo guca mu makuba, zibakomeze, bakomezwe mu mwuka, bakomezwe mu bugingo, bakomezwe mu mubiri mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikomeza abahungu n'abakobwa barimo bashaka kugukurikira, barimo bashaka kubabera nk'uko uri uwera. Imbaraga zawe zibakomeze, zibakomereze ingingo zari zirashwe n'umwanzi, zibakomereze mu mwuka aho bari batentebutse, zibakomereze mu bugingo amarangamutima yabo yari yuzuwe n'imibabaro mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe Mwami zitubere nk'ibiryo biduhembura, zitubere Mwami w'abami nk'amazi yongera kuhagira imitima yariguye umwuma, yongera guhembura imitima yariguye umwuma. Reka imbaraga zawe zitumanukira nk'uko wagaburiye Eliya ukamugaburira Mwami ibyo kurya bituma yongera kugenda andi majoro 40 n'indi minsi 40 kugira ngo abanze arangize icyo wari umuhamagariye Uwiteka Mana Nyiringabo. Twakiriye imbaraga zawe, twakiriye imbaraga zawe mu buzima bw'abahungu n'abakobwa bifuza kugukurikira, bifuza gusa nawe, bifuza kwezwa ku gatoya no ku kanini. Duhamagaye imbaraga zawe Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje kurira ku meza yawe, tuje kugaburirwa nawe, tuje kwakira ibyo utanga. Ereguru wo kwizerwa, ereguru wo kwizerwa. Uko niko wagenjereje Yesu yambaye umubiri ameze nkatwe mu gashyamba ka Getsemani bikomeye. Arimo avuga ngo niba bishoboka data iki gikombe kindenge. Arongera avuga ngo bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka, ngo umwoherereze imbaraga ziva hera hawe. Arongera ngwera kuri icyo gikombe cy'imibabaro y'ibyaha byacu, cy'ububi bwacu no kugutera umugongo, ariko ngwera kuri icyo gikombe arangiza ibyo wamuhamagariye. Reka imbaraga zimanukira bera bashaka gukiranuka, imbaraga zimanukira bera bashaka kubaho nk'uko wabageneye, imbaraga zawe zimanukira bera barimo bateraganwa n'imiyaga y'uburyo bwose. Imbaraga zawe Mwami, imbaraga zawe Mwami, uri kwizerwa, ntujye udusiga twenyine. Waratubwiye ngo uzabana natwe kugera ku mperuka y'isi, waratubwiye ngo hari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zavuga. Uri kwizerwa nyaguhora ku ngoma, uri kwizerwa ku bagutegereza bose, uri kwizerwa ku bagutegereza bose, uri kwizerwa ku baguhanga amaso. Tugushyize hejuru Uwiteka Mana Nyiringabo, ntiwaduhishe uko Yohana yavuze ngo dusangiye amakuba, ngo dusangiye kwihangana. Ntiwigeze uduhisha Uwiteka Mana Nyiringabo. Turasenze Mwami w'abami ngo ubwo kwizera kwacu kugeragezwa, reka kuvemo kurushijeho gusa n'izahabu, kurushijeho kurabagirana, turushijeho gusa nawe, turushijeho gusa nawe, tutagitsindwa hato na hato. Umwanditsi w'Abakolosayi yaranditse aravuga ngo kwihangana ni byishimo. Mwami wanjye ko twihangana na gushoberwa, tukihangana na kubunza umutima, tukihangana na maganya. Ese wadutunganya rwose tukageraho umuntu ashobora kwihangana ni byishimo? Ese waduha gusa nawe? Ese waduha kunesha? Ese watwanganyaho amahage yose mu izina rya Yesu? Ndasengera abahungu n'abakobwa bifuza kugukurikira nk'uko wabigennye. Mwami wanjye we, ngo amahage nabanganyaho barushaho gusa nawe, barushaho kugwiza imbaraga, barushaho gutumbira icyo wabageneye n'icyo bahamagarira, maze bidutere kurushaho gusiganwa ahubwo tudacogora, ahubwo tudasubira inyuma, turushaho gusiganwa ngo dusingire icyo wadufatiye. Ndagushimira kuri uwo kwizerwa, ndagushimira ko turwanira intambara tuzi n'izo tutazi, ndagushimira
ndagushimira Uwiteka Mana Nyiringabo nguhaye icyubahiro uyu mugoroba. Umutima wanjye uragushyira hejuru mwami waba, umutima wanjye uragushyira hejuru. Ndahamagara amaraso yawe avuga ibyiza kurusha ya Abeli, amaraso avuga imbabazi, amaraso atavuga guhora, ngo atwezeho ingeso zose n'ububi bwose, atwezeho ingeso zose n'ububi bwose. Igihe kimwe waravuze ngo umutware w'iyisi araje, ngo ariko nta cye kindimo. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo icyo umutware w'iyisi cyose yaturodoreramo akatuboneramo agasanga tugisamo nawe, tugisaho nawe, amaraso yawe atwuhagire mu ngeso, aboneze imitima yacu, amboneze ibwina mu mutima hatagaragara, aho nanjye ntazi, aho abantu batamenya. Amaraso yawe amareho icyumubi yandebaho agasanga ni icyo kindimo. Amaraso yawe amboneze, amaraso yawe antunganye, amareho umugayo wose n'umwanda wose n'inenge yose n'ikirago cyose cy'umubi yandega kandi ari icy'ukuri. Amaraso yawe anyuhagire, amaraso yawe amboneze, amaraso yawe adutunganye, amaraso yawe aboneze aba bahungu, aboneze aba bakobwa bagushaka. Amaraso yawe adukureho umugayo wose, adukureho ikinyoma cyose, adukureho umuzi wo gusharira wose, adukureho umunkanyari wose, adukureho ikidasa nawe mwami Yesu. Ikidasa nawe kindimo gikurwaho n'amaraso yawe, ikiri mu buzima bw'aba bahungu n'abakobwa gihinduka umuryango umwanzi atuboneramo, kimarweho n'amaraso yawe, kimarweho n'amaraso yawe. Amaraso yawe atwuhagire mu ngeso, amaraso yawe atwuhagire mu mitekerereze, amaraso yawe atwuhagire muri motifu zitarizo na intensiyo zitarizo, atumareho urukundo rw'isi, atumaremo kurarikira ibikomeye. Ayi mwami wanjye we, amaraso yawe amareho kurarikira ibyo utangeneye, bitari mu migambi yawe, bitari mu byo untekerezaho, bitari mu byo wanteganyirije. Amaraso yatumareho kurarikira iby'isi biboze bitagira umumaro. Amaraso yatumaremo za ambisiyo za kera twakomezanye tumaze gukizwa. Amaraso yawe azitumaremo, amaraso yawe azitumaremo, atumaremo gusenga amafaranga, atumaremo kurarikira ibikomeye. Amaraso yawe mwami Yesu, amaraso yawe mwami Yesu atweza dutunganye, atkura amaso yacu kubitagira umumaro, akura amatwi yacu kubitagira umumaro. Amaraso yawe mwami Yesu atumareho ibyaha byo mwibanga. Amaraso yawe mwami Yesu, amaraso yawe mwami Yesu. Waratinyutse uravuga ngo uwera nakomeze yezwe, ngo nuwanduye nakomeze yandure. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasengera abahungu n'abakobwa bari bafite intege nkeya nyamara bashaka gukiranuka, bari bafite intege nkeya nyamara bashaka gusa nawe, kugira ngo amaraso yawe ababoneze mwami waba, atuboneze Uwiteka Mana Nyiringabo, akura ko kaguru kasigaye hanze, aduhagarike muri wowe Uwiteka Mana Nyiringabo. Duhe gusa nawe kugira ngo abatakuzi nibatubona bibatera inyota yo gusa nawe. Duhe gusa nawe mwami, duhe gusa nawe mwami waba, abatakuzi bamenye ko gukizwa bibaho. Duhe gusa nawe Uwiteka Mana Nyiringabo, abararikiye iby'isi bamenye ko umuntu ashobora kubitsinda. Duhe gusa nawe, duhe gusa nawe, duhe gusa nawe mwami waba, duhe gusa nawe mwami waba, duhe gusa nawe. Abo tugenda n'abatakuzi bamenye kuriho kandi uri muzima. Duhe gusa nawe mwami waba, duhe gusa nawe, duhe gusa nawe, duhe gusa nawe, duhe gusa nawe, duhe gusa nawe mu mvugo, duhe gusa nawe imbere mu mutima, duhe gusa nawe, duhe gusa nawe mwami waba. Waravuze ngo ntacyo uvuga utumvanye data, nta n'icyo wakora gutabonanye data, nta your own agenda wari ufite. Duhe gusa nawe mwami, duhe gusa nawe. Dutandukanye n'inyungu y'ibibora, dutandukanye n'inyungu y'ibitagira umumaro. Duhe gusa nawe, dukure mu kwishuka, dukure mu kwibeshya, dukure mwami, dukure muri ibyo byose bitagira umumaro. Amaraso yawe naza dutandukanye, natwuhagereho, natwuhagereho ibyadutinzeho, nyamara wari utwitegereje, ukurikije ubuntu washoye muri twebwe, ukurikije imbabazi watugiriye, ukurikije amagambo yawe yose twumvise. Hariho wifuza ko turi we tugeze. Duhe gusa nawe, nyomoraho ibintu byose binyometseho bitagombye kuba bikindiho. Ayi mwami wanjye we, amaraso yawe nadutunganye, amaraso yawe natuboneze. Dutandukanye n'ibyo twisi ibyawe nyamara atari ibyawe. Dutandukanye mwami, dutandukanye mwami w'abami n'ibyanduye twamize mu nguri tutazi ko byanduye, tutazi ko bidukundisha isi, twabyise amagambo yawe. Dutandukanye Uwiteka Mana Nyiringabo, amaraso yawe yuhagire gutekereza kwacu, kwibwira kwacu, kugeza ubwo udutata turyamye cyangwa tubyutse ugasanga inzira zo mu mitima yacu ziraboneye.
tuboneze mwami waba, tuboneze mwami waba, tuboneze turyamye cyangwa tubyutse, tuboneze turi kumwe n'abantu cyangwa turi twenyine, tuboneze n'inzira zo mu mitima yacu zibe ziboneye, no gutekereza kwacu kube kuboneye. Tuboneze Uwiteka Mana Nyiringabo, duhagaze mu cyuho cy'abitiriwe izina ryawe twese mu gihugu cy'u Rwanda, tugusaba imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Utubabarire, utubabarira bitiriwe izina ryawe, ubabarira abagore b'abanyarwandakazi bitwa abakristo, utubabarire, utubabarire aho twavanze ibyawe, ibyera n'ibyanduye, utubabarire mwami waba, ubabarire abagabo b'abanyarwanda bitwa abakristo, ubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo aho bavanze ibyawe n'iby'isi tukumva ntacyo bitwaye, utubabarire, ubabarire abatoya muri twebwe, urubyiruko rw'abasore n'inkumi bitirirwa izina ryawe ariko bavanze ibyera n'ibyanduye, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo aho twagukojeje isoni muri kino gihugu, utubabarire gutukisha izina ryawe, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo. Amaraso yadukureho ibirego byose, amaraso yatumareho ibirego byose, ibirego byose umwanzi ari mwaturega bimarweho n'amaraso yawe, amaraso yawe mwami Yesu atembesha umwanda wose watwizingiyeho, atembesha urukundo rw'isi rwose rwatwizingiyeho, tukaba tudafite kugukumbura, tukaba tutanifuza kuzi wawe, sibyo byibanze, dushishikajwe n'ibyinaha bishira bibora. Utubabarire, utubabarire mwami w'abami ko tutakumenye, utubabarire ko tutanagufitiye inyota, utubabarire ko amaso yacu ari ku bindi, maze uduhindukize, uduhindukize mukunzi mwiza, uduhindukize mutunzi w'imbabazi. Utubabarire mwami waba, utubabarire ko imitima yacu yuzuye amahwa, ijambo ryawe rikahaburira umwanya. Utubabarire mwami waba, utubabarire ko imitima yacu yabaye nka kara, ijambo ryawe rikananirwa kumena kubera ibyo turarikira bitari bimwe. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, turarikiye gukomera, turarikiye ibyina ahangaha, ijambo ryawe riradutsinda, ritubwira ngo niba dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije ngo turashaka iki, turatsinzwe. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, amaraso yawe atwuhagire, atuvaneho umugayo wose, atuvaneho ibirego byose. Duhagaze mu mbabazi zawe mwa, duhagaze mu isano dufitanye nawe, ubwo wemeye guhuza umubiri n'amaraso natwe, duhagaze muri iryo sano mwami w'abami, tuje gusenya ibicaniro byose by'umwanzi byahagurukiye kunaniza abera, tubisutsemo amaraso yawe ngo amanuke nk'umuriro ukongora ibicaniro by'ubupfumu n'uburozi biri mu nsengero, ibicaniro by'ubupfumu n'uburozi biri mu miryango, tubisutsemo amaraso yawe, amaraso yawe abinanize, amaraso yawe abyambura imbaraga mu izina rya Yesu. Ibi bicaniro binanije abera ntibabashe gusenga bimenagurwe n'amaraso yawe, ibi bicaniro bisaba abera bibatsikamiye bagasambana bakiba bagacogora mu izina rya Yesu. Ibi bicaniro bibatsikamiye ngo bataba mu ijambo ryawe, ngo badahindukira ngo bakizwe, bisukwemo amaraso yawe, ndabisukamwe amaraso yawe, ndazimye ibicaniro biri mu miryango bishingira ku isano y'amaraso dufitanye bikabasha abera, ndabisukamwe amaraso yawe. Ibicaniro by'ubupfumu n'uburozi biri muri kino gihugu ngo abera badakizwa bakomeza ari abanyamadini, izo mbaraga zimenagurike, amaraso yawe bizimanganye burundu, amaraso yawe. Ibicaniro biremereye abera mu mubiri ngo barware bananirwe gusenga, ibyo bicaniro ndabisukamwe amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu abizimangatanye mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe mwa zigaruke mu mitima y'abera, ibicaniro by'amasengesho byongere byake mu mitima yacu, kwihana kukuri kugaragare mu mitima yacu, guhindukira by'ukuri no gukura amaso ku bitagira umumaro bigaragazwe mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Turamenagura imbaraga za manipulation na control zikoreye mu rusengero, zitwaje abera igitugu bakananirwa kwibonera Imana yabo mu izina rya Yesu. Zo mbaraga zimenagurike, zimenagurike kandi zihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Umuriro wawe wongere wake ku gicaniro cy'imitima yacu, umuriro wawe wongere wake mu bicaniro byo mu ngo zacu zazimye, ibicaniro byo mu miryango byazimye, ahabera basengaga ari babiri batatu bakaba batagisenga, umuriro wawe wongere wake, umuriro wake ku bicaniro by'amago y'abanyarwanda, mu ngo z'abarokoye, mu ngo z'abera, mu ngo z'abagore n'abagabo bakijijwe n'abana babo bagushakaga, umuriro wawe wongere wake muri izo ngo. Ibicaniro by'amasengesho byongere byake muri kino gihugu, hirya no hino muri kino gihugu, mu turere 30 t'u Rwanda, umuriro wawe wongere wake ku gicaniro, abasenga mukuri mu ngo zabo mu izina rya Yesu. Umuriro wawe wongere wake, umuriro wawe wake mu itorero ry'u Rwanda,
imbaraga zawe mwami zigaruke mu bakozi bawe. Turasengera abakozi bawe mwami abo uhamagaje mu kuri. Ayi mwami wanjye we, umuriro wake mu bashumba, wake mu bavuga butumwa, wake mu bahanuzi, wake mu banyamasengesho, wake mu bigisha b'ijambo wahamagaye. Ibyari bibaryamishije babibe hejuru mu izina rya Yesu. Imbaraga zabasabye bagatsikamirwa, imibabaro yababashije bakarambarara, ibyaha byabahinguranyije uyu mwanya babibe hejuru mu izina rya Yesu. Imbaraga z'icyaha ziranduke, imbaraga z'amakuba n'ibyago ntizibabashe mu izina rya Yesu. Ahubwo barushaho kwaka rwose, barushaho kwaka. Expose ikinyoma, ikinyoma kibe exposed, gikurweho mwami iruhande rwabo wahamagaye, iruhande rwabo wahamagaye. Ibinyoma bibazengurutse kugira ngo bacogozwe. Amaso y'umwuka arebe, abashumba kubona, abavuga butumwa kubona, abanyamasengesho kubona, abinginzi kongera kubona mu izina rya Yesu. Amaso yahumijwe n'impano, amaso yahumijwe n'amafaranga, amaso yahumijwe n'ibyo bahawe mu izina rya Yesu. Yongera abone, yongera abone, yongera abone, abasha kumaraho iyo mitego mu izina rya Yesu. Duhumure Uwiteka Mana Nyiringabo, duhumure mwami w'aba. Humura abahanuzi batakibona, humura abavuga butumwa batacyumvishwe ryawe, humura abashumba. Duhumura Uwiteka Mana Nyiringabo kubw'imbabazi zawe. Duha amaso areba n'imitima yumva n'imitima isobanukirwa kubw'imbabazi zawe mwami, kubw'imbabazi zawe mwami, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kubw'imbabazi zawe. Suka ishyaka, ishyaka ryo gukiranuka, ishyaka ryo gukiranuka mu mitima y'abahungu n'abakobwa mwami. Waravuze ngo barahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Turakwinginze mwami w'abami ngo twongere ishyaka n'inyota byo gukiranuka. Dore dufite ishyaka ry'ibindi byinshi turota. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwinginze ngo ugarure inzara n'inyota byo gukiranuka mu mitima y'abakozi bawe, inzara n'inyota byo gukiranuka mu mitima y'abana bawe, inzara n'inyota byo gukiranuka mu bakijijwe mu minsi yatambutse, inzara n'inyota byo gukiranuka mu barimo bakizwe uyu munsi. Umwami w'abami turakwinginze mwami ngo bagukurikira abitirirwa izina ryawe muri kino gihugu, wongera utwuzuza ishyaka ryo gukiranuka, inzara n'inyota byo gukiranuka. Ari wowe dushaka wenyine. Turashaka umugabane uva ku birenge byawe, turashaka umugabane tubonera ku meza yawe wonyine, wonyine mwami w'abami. Dore turirushya twiganyira muri byinshi nka Marita. Tugarure ku birenge byawe kubw'imbabazi zawe, tugarure ku birenge byawe kubw'imbabazi zawe, tugarure ku birenge byawe kubw'imbabazi zawe. Reka ibicano by'amasengesho byari byarazimye byongere byake mu mitima yacu Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwuka wera ngwino twigishe gusenga kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Mwuka wera nshuti nziza twigishe gusenga, twigishe gusenga. Ntago tuzi uko dukwiriye gusenga, twigishe mwuka wera mwiza, twigishe gusenga, twigishe gusenga. Atsi ibicano by'amasengesho mu mitima yacu. Garura inzara n'inyota y'ijambo ryawe muri twebwe mwami. Aho twayitakaje turabera bari yorosora duhitira ku matelefone. Ayi mwami wanjye turengere mwami w'abami. Garura abigishwa b'ijambo ryawe, garura abahungu n'abakobwa bafite inzara n'inyota byo kwigishwa nawe. Kiza ubuzima bwacu bwo mu mwuka bwo mwibanga ahatabonwa n'abantu. Turi twenyine mu byumba byacu mwami w'abami. Tugarukeho kubw'imbabazi zawe, tugarukeho kubw'imbabazi zawe, tugarukeho kubw'imbabazi zawe. Suka imvura yawe muri kino gihugu duhembuke, suka imvura yawe muri kino gihugu duhembuke, suka imvura yawe muri kino gihugu, suka imvura yawe ku bahungu bagushaka mu kuri, suka imvura yawe ku bakobwa bagushaka mu kuri, suka imvura yawe mwami, suka imvura yawe duhembuke, suka imvura yawe tuzuke, suka imvura yawe tuzuke. Reka umwuka salvation utwikira kino gihugu, reka umwuka wo guca bugufi utwikire kino gihugu. Imitima imenetse mwami turagusaba, ya mitima imenetse we, turagusaba imitima imenetse, imitima igusonzeye, imitima igushaka, imitima ihindisha umushyitsi n'ijambo ryawe, imitima igendanye n'igitinyiro cy'izina ryawe. Ongera uyiduhe mwami, utubabare aho twakumenyereye, aho ibyawe twabiciye amazi. Utubabarire mwami, utubabare aho duhagaze muri cya gihe kimeze mwami nk'aba bahungu ayi mwami wanjye bakiniraga mu bitambo byatambiwe Uwiteka. Tubabarire kumenyera ibyawe, tubabarire gutinyuka ayi mwami wanjye, tubabarire mwami w'abami kutagenda n'igitinyiro cy'izina ryawe. Tubabarire tugarukeho kubw'imbabazi zawe, tugarukeho kubw'imbabazi zawe. Twegure tureguka, tubyutse turabyuka, dukize turakira mwami w'abami.
waba, turakira mwami waba, turakira mwami waba, twumvishe ijwi ryawe, tumenye icyo dushakaho mwami waba. Abakunyote ubahe kongera kumva ijwi ryawe, bamenye icyo bashakaho, bamenye imigambo bafitiye mwami, twumvishe ijwi ryawe, tuyoborwe naryo, duhe bwa buzima nyaguhora ku ngoma nk'uko ubwoko bwawe bwari bumeze. Iyo wahagararaga barahagararaga, igicu cyagendaga bahitaga bagenda, nta yindi myitegure mwami. Duhe ubwo buzima bugukurikira wowe wenyine, duhe ubwo buzima bugukurikira wowe wenyine, dusimbutse imitego y'umwanzi iduteze hirya no hino, iduteze ngo tugwe mu byaha, iduteze ngo dukunde amafaranga. Ayi mwami, dusimbutse iyo mitego mwami, dusimbutse iyo mitego. Abakunzi bawe dusimbutse iyo mitego, aba bagabo bagukunda basimbutse iyo mitego, aba bagore bagukunda basimbutse iyo mitego, aba bahungu n'abakobwa bagushaka basimbutse iyo mitego. Iratuzengurutse tugendana nayo, yidusimbukisha Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka bari barambaraye bongere babyuke, reka bari bararashwe umwanzi akababasha bongere beguke mu izina ryawe Yesu. Urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze kutubereye maso, urakoze kutajya udusiga, urakoze kuri kumwe natwe kuzagera ku mpera y'isi. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, ufite kontrole y'ibihe, n'ukuri niwe mutware wabyo, uri maître de temps et de circonstances, uri umutware wabyo, urabigenga. Nta na kimwe cyagucitse ngo mwami w'abami ngo haraho kigucika gicike kontrole yawe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Dutandukanye n'ibyo tugomba gutandukanya nabyo, udutandukanye nabo tugomba gutandukana nabo, udutandukanye n'ibihe tugomba gutandukanya nabyo, uduhuze n'ibyo ugomba kuduhuza nabyo, uduhuze nabo twagenewe kugendana. Mukunzi mwiza, yobora intambwe zacu, yobora intambwe zacu, yobora ibyiyumviro byacu, yobora amahitamo yacu. Mukunzi mwiza, turakwiyeguriye mwami waba, turakwiyeguriye. Ni wowe dushaka. Mutima wanjye unyotewe wowe wenyine, unyotewe wowe wenyine, unyotewe wowe wenyine, unyotewe wowe wenyine. Dukize inyota y'ibindi bitari byo, dukize inyota y'ibitari byo, dukize inyota y'ibyo twitiranya, twabyitiranyije n'ibyawe nyamara atari ibyawe. Dukize inyota y'ibitari byo, dukize inyota mwami waba yo kwibeshya kw'imitima yacu no kuyobagurika ko kwifuza kwacu. Dukize inyota mwami waba, dukize inyota y'ibyo twararikira bitari byo, dukize inyota mwami wabami, dukize inyota y'ibyo twakwerekezaho amaso nyamara atari byo watugeneye. Dukize inyota Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwami turakwihaye, ngwino twigishe gusenga muri iki gihe cy'umwijima, ngwino twigishe gusenga muri iki gihe gisa gitya, ngwino dukize imitego yo kwifuza gushimwa n'abantu, ngwino dukize imitego yo gukomerwa amashyi, ngwino dukize imitego yo kubikora nk'uko twebwe twabipanze. Kandi mwami turi bibumbano mu biganza byawe, ngo tubumbe uko ushaka, utugenze uko ushaka, utwerekeza aho ushaka nyaguhora ku ngoma. Reka ibyo twiyubakiye utabirimo mwami waba, uduha ubuntu n'imbaraga zo gutandukanywa nabyo, maze tugukurikire. Waravuze ngo umugaragu wawe aragukurikira, ngo kandi aho uzaba naho niho azaba. Turashaka ubwo buzima bugukurikira, turashaka ubwo buzima butigirira izindi porogaramu, turashaka ubwo buzima budafite izindi agenda zihishwe, turashaka ubwo buzima bugukurikira Uwiteka Mana Nyiringabo. Turashaka imitima ikumenekeye, turashaka imitima ikumenekeye, turashaka imitima ihindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe, ihindishwa umushyitsi n'izina ryawe. Mwami nibyo dushaka, ngwino bitwigishe, ngwino bitwubakemo mwami waba. Dukize ubu buzima bwo mu gifarisayo, aho abantu batunganya iby'inyuma, imbere ari umunuko. Ayi mwami wanjye dukize we, turengere kubw'imbabazi zawe, turengere imitego yo mu gihe cya nyuma y'ibigaragarira amaso neza nyamara imbere bipfuye. Dukize kubw'imbabazi zawe, dukize umutego wo gushaka gushimwa n'abantu nyamara wowe twakubabaje, twaguteye agahinda mwuka wera. Dukize mwami waba, dusimbutse iyo mitego, twuzuza ubwo bushizi bw'amanga bwo kwifuza kuberaho wowe wenyine mwami waba, kunezeza wowe wenyine. Mukunzi mwiza, utubereye uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, wadusezeranyije kubana natwe kuzagera ku mperuka y'ibihe. Nukuri uri kumwe natwe,
uri kumwe n'abitorero, habitorero kunesha, abarimo guca mu makuba bahe kunesha, abarimo guca mu mibabaro bahe kunesha, abari mu bihe by'amashimwe bahe kudasinda. Ayi mwami wanjye, ijambo ryawe riteye ubwoba ryaratwigishije ngo uri mu minsi yo kugura ngo amere nk'utagura, ngo utunze byinshi amere nk'udatunze na kimwe, ngo warongoye amere nk'utararongoye. Ayi mwami wanjye we, kudafatwa n'ikintu na kimwe. Twaramubonye mu gice cya 14 cy'ibyakozwe n'intumwa akoreshejwe ibitangaza n'ibimenyetso, abantu baje kumuramya nk'aho ari Imana, mu kandi kanya gatoya kubw'amashyari nanone bamuteye amabuye, ariko byose ntibyamufashe. Ari ukumuramya bamugize nk'Imana ntibyamufashe, ari uguterwa amabuye mu mibabaro myinshi nabyo ntibyamubashije. Twigisha ubwo buzima Uwiteka Mana Nyiringabo, twigisha ubwo buzima Mwami w'abami, twigisha ubwo buzima, twigisha ubwo buzima bwo kwiharirwa nawe, ukiharira ibyanjye byose, ukiharira ibingize byose. Nyaguhora ku ngoma, amashimwe yanjye nkayatura wowe, ibyago n'amakuba nkabitura wowe. Mwami waratubwiye ngo nitukwigireho, ngo umutwaro wawe ntabwo uvunanye, ntabwo uremereye, ntabwo uruhije. Ayi mwami wanjye, duhe kwemera kwigishwa nawe, duhe kwemera kwicara ku birenge byawe ngo twigishwe nawe. Urakoze Mwami w'abami, tugutuye igihugu cyacu, tugishyize mu biganza byawe. Utubabarire ibyaha dukora nk'abanyarwanda, utubabarire kukwanga, utubabarire kugutera umugongo, utubabarire kwicara ku ntebe y'ubwami bw'imitima yacu tukakubwira ko tubyibashirije tutagukeneye. Utubabarire icyaha cy'ubwibone, utubabarire ubusambanyi, utubabarire ubusinzi, utubabarire ubupfumu n'uburozi buvangavanze n'imiryango yacu. Utubabarire Mwami, utubabarire, utubabarire Mwami, ko wadusanze ariko tukakwanga, tukakwita Imana y'abanyamahanga. Utubabarire Muremyi w'ijuru n'isi, utubabarire Mwami. Amaraso yawe twuhagereye ibirego byose by'ukuri bizamuka ku butaka bwacu. Utubabarire akarengane, utubabarire Mwami amaraso twamenye dukuramo inda ngo twanze kugayika. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, amaraso yawe yuhagira ibyaha byose bikunukira ku butaka bw'u Rwanda. Utubabarire ubusambanyi abagore n'abagabo bacana inyuma. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, inceste, ibizira, ubusambanyi bwo mu miryango y'abanyarwanda. Utubabarire Mwami, amaraso yawe atumareho ibyo birego byose, arandura uwo muzi w'ubusambanyi muremure, arandura uwo muzi w'ubupfumu, arandura umuzi wo gusenga amafaranga, arandura umuzi w'ubwibone bw'igihe kirekire. Imbabazi zawe zitubeho Mwami, dukize icyaha cy'uburyarya. Ayi Mwami wanjye we, dukize uburyarya Mwami, dukize uburyarya, ndakwinginze dukize kugira ubuzima bubiri, ubugaragarira abantu n'ubw'ukuri bwo mu mutima. Wowe ntuhishwa, wowe ntuhishwa Mwami, turengere Mwami, turengere Mwami, dukize kubw'imbabazi zawe. Amaraso yawe twuhagireho ibyo birego byose Mwami, ndakwinginze gusuka umwuka w'agakiza muri kino gihugu, umwuka w'agakiza utwikira ikirere cyacu, umwuka w'agakiza utwikira ubutaka bwacu. Hahagurutswe abakuvuga mu maofisi, hahagurutswe abizera barimo baguhamya bari mu masoko, abizera baguhamya bari mu mashuri, abizera badakorwa n'isoni zo kukuvuga bari mu miryango itakwemera. Hagurutsa utwuzuza umwuka wawe wera, kugira ngo abagore bakijwe tukuvuge, abasore bakijijwe bakuvuge, abakobwa bakijwe bakugaragaze. Mwami w'abami, dukiza umwuka w'idini, ahubwo duha agakiza gashyitse. Turengera Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutsa abanyamasengesho, hagurutsa abavuga butumwa, hagurutsa abizera bagenda baguhamya umwe ku wundi. Bahagurutse Mwami, ubuzuza umwuka wawe wera. Mwami w'abami, tugendere udukirize igihugu Mwami. Ntiwemere ko dupfa rubi, ntiwemere ko turushaho gutebera, ntiwemere ko turushaho kurengerwa n'ibyaha n'amakuba. Turengere kubw'imbabazi zawe, utubabarire Mwami. Amaraso yawe dutwikire twese abanyarwanda, kuva ku bakomeye batuyobora kugeza ku bo hasi, ku muturage usanzwe. Amaraso yawe twuhagire. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Hagurutsa amajwi menshi y'abasenga, hagurutsa amajwi menshi y'abahamagara, hagurutsa abasenga mu nguni zose za kino gihugu, mu turere twose t'u Rwanda. Hagurutsa abatarimo kurwanira kumenyekana, ahubwo barimo bifuza icyubahiro cy'izina ryawe. Bahagurutse Mwami, twe ntitwabamenya ntitunabazi. Hagurutsa Mwami kandi uhuza imitima y'abasenga, uhuza imitima Uwiteka Mana Nyiringabo yawe urimo uhamagara. Kubw'imbabazi zawe Mwami w'abami, uduhe gusa nawe Mwami. Ijambo ryawe riratubwira ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira mu maso yawe. Tubabarire gutinyuka kuzana ibitambo kandi twuzuye ububi twanze kukuzanira. Tubabarire gukerensa izina ryawe. Tubabarire Mwami, tugarukeho kubw'imbabazi zawe, tugarukeho kubw'imbabazi zawe,
tugaruke kumwe. Turavuga ubuzima ku bacu barimo bageragezwa hirya no hino, tubavuzeho ubuzima abarimo guca mu ndwara, tubavuzeho ubuzima imigambi y'umwanzi Satani nitsindwe kuri bo mu izina rya Yesu. Abera batsikamiwe n'icyaha, ingo y'icyaha ikabibabujije ibatesheje ubushizi bw'amanga bari bafite muri Kristo Yesu, bakibwira ko bazaba imbohe ziteka. Turasenze ngo iyo migozi niyo minyururu icikagurike mu izina rya Yesu, bahabwe kunesha, bahabwe kunesha, bahabwe kunesha. Ab'umwanzi atwaje igitugu bagahinduka imbata y'ibitagira umumaro, bahabwe kunesha, bakurwe muri ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Urakoze mwami w'abami, urakoze kuri Imana yumva gusenga, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Urakoze kumva gusenga, atsa umuriro wawe mu mitima yacu kugira ngo tubashe gusenga ubudasiba. Duhe kudategekwa n'imibiri yacu, ahubwo tuyitegeke mwami. Iminsi yo kwiriza tubashe kwiriza, amasaha yo gusenga tubashe gusenga, amasaha yo kuba mu ijambo ryawe tubibashe. Reka gutsikamirwa kose no kuremererwa kose kwari kuteretse ku mibiri yacu, dushyirwe hejuru yabyo, maze tugushakane umwete, maze tugushakane umwete. Duhe izo mbaraga zo gutwaza imibiri yacu igitugu, nk'uko Pawulo yatwandikiye ngo atwaza umubiri w'igitugu kugira ngo namara kubwiriza abandi nawe ataboneka ko ataboneye. Mwami w'abami, mwami w'abami, ataboneka ko atemewe. Duhe gutwaza igitugu ibyadutwazaga igitugu, maze tugushakane umwete. Urakoze mwami w'abami, izina ryawe ndihaye icyubahiro. Urakoze mwami ko waduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe. Urakoze kubw'abahungu n'abakobwa bashoboje gusenga, urakoze kubw'abera bagushakana umwete hirya no hino. Urakoze mwami kubw'amajwi agushaka guhamagara muri kino gihugu, kubw'amajwi arimwe atabaza hirya no hino ngo uturengere udusukire ububyutse, kubw'amajwi arimwe atabariza abapfiriye mu byaha kugira ngo bakizwe. Ndagushimira ayo majwi, ndagushimira abo bera hirya no hino barimo batakamba kugira ngo imiryango yabo ikizwe, barimo batakamba ngo abanyarwanda bakizwe. Ndabagushimiye mwami, ubuntu bwawe nibubabeho, nubakomeza abo bari hirya no hino, abo tuzi n'abo tutazi, bakomezwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Abari babashijwe n'amakuba bongerera imbaraga, bongere bigira imbere mu rugendo. Ab'ibyaha byari bihunguranyije bahe kuba hejuru yabyo, nyaguhora ku ngoma, kugira ngo bakomezanye ubushizi bw'amanga bahawe nawe. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire kuko ugikwiriye. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza ijambo ry'Imana kuwa gatatu utaha. Twari turimo twibaza ngo ubuzima bwacu bwubatse hehe. Tuzakomeza ku magambo azaba avuga indi ntambwe y'agakiza. Imana ibahe umugisha, mugira umugoroba mwiza. Imana dondorumenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, nifata uko ntari, werekane uko ndi kose, nifata uko ntari. Ndondorera uyu mutima, niwo ushobora kugaragaza ibirimo mu bwihisho bwawo,